ya Yampano wa Bose. Ndi hano rero kugira ngo mbasobanurire ikibazo nahuye nacyo muri no minsi. Ni byinshi twagiye duhura nabyo ariko byinshi byabayeho. So njyewe rero nagize ibibazo igitekerezo cyo gushaka umugore, mpura n'umukobwa turaganira, mubwira yuko nifuza yuko yazambera umugore. Arambwira ati nanjye nakubera wambera umugabo. So ikintu cyabayeho ni amakosa, ariko nanone je numvaga atari amakosa kuko numvaga ni umuntu mukuru, nanjye ndi umuntu mukuru, ntabwo naza n'umugore ntashoboye inshingano z'urugo, ntabwo naza n'umugore nashoboye kubaka urugo. Ariko ikintu cyabayeho, umugore yaje mu buzima bwanjye, nteranya n'inshuti, nteranya n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura, mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya, ariko yankorera gutuntu, namwe murabizi muri abantu bakuru, ku buryo ancomekanya n'abantu. Ibazeho umuntu ageraho akwangisha ababyeyi. Ibyo twarabirenze, ndavuga ati okay, niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu, n'ubundi ababyeyi ntabwo aribo banyubakira, ninjya mbakumbura nzajya kubasura, si ngombwa ko baza hano. Muzi ibintu byose byabayeho, twagize gutya duhura n'ikibazo, video ijya hanze yacu, cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru, ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubaha, mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose, umaze kwiyereka nukora ikintu icyo ari cyo cyose nzagufungisha. So nagerageje uko nshoboye, shaka inshuti, mfite manager wanjye witwa James, aba muri Amerika, yari amaze iminsi aba mu Rwanda. Mamagara James, mamagara mu rugo, turaza twiga ku bibazo bya hano, ndababwira ati rero ikintu cyiza kitera akaduruvayo mu rugo rwa hano si uko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Ntamubwira nti ariko kuki cyo kuvugira hejuru, wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo, ukareka kuvugira hejuru. Ibyo byose twarabirenze. Noneho tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose, buri umwe wese azavamo. Vava njyewe nagiye ku kazi, ngiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi ntahurira n'ibibazo, challenge z'akazi zarizo zose, bigera mu masaa 9 naramuhamagara, ariko mu by'ukuri nta rundi rwango nari mufitiye, ntari nsinzi aho musize, nari ndi gukoresha buryo ki bushoboka ngo ntahe. So kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8, so rero amasaha yadufatiyeho nkiri guperforming. Icyo gihe rero yarampamagaye, ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi bwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi? Ese njyewe nari ngiye mu kabari? Ese mbese mbwira ikintu nari ndimo. Arasara, biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mani kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya kwirebero. Ngiye kwirebero, ngeze kwirebero, umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Aturi kwimuka. Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, bitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nimva nkamusanga ahantu, ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo, sange ni njyewe uri kubiryoza. Ikintu nakoze, nahise ngendera uko, nahise ngenda. Eri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe na ribu, narindi higiriya Bukavu.
ubwo umuyobozi kuri ribo banyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka hiki, ntibi bintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga kuko sindi hano kumurega cyangwa kumushinja, ariko n'umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Njyewe Vava kigera mu buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi, ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi, kumbi ariko sinicinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubisa agatoki ku kandi ati Yampano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo nibyo, ubu mu mwaka umwe Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Mwamwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho, ndakomeza ndamukunda. Nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situation z'ibi bibazo by'amavideo, reka mureke simushyire kuri pressure, mureke. Ubwo ngubwo ikintu naketse, yaratwite, yarafite inda iri mu mezi 5, kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranja cyane, akanyira stress, agashaka impamvu zituma ava mu rugo, akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Nukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange, ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, niko kuri. Hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntiyabura umuntu uzivava ari kwita understanding ibintu ndi kuvuga. So ikintu nababwira, nimwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute, ntimugire ubwoba, ndahari kandi ndahari. Niyo banjyana, icyo nzi cyo nuko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera, ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza. Murakoze kandi ibihe byiza, Uwiteka bahe amahoro n'imigisha kuri wowe udukurikirana kuri Step Up TV show. Duhisemo gutangira n'iyi video, naratangira n'ibintu byinshi. Iyi ni saga iri kuvugisha abatari bake cyane, gusa no muri Step Up News n'undi turaza kwiganiraho. Wumvisha uruhande rwa Yampano ese wakibaza Vava yatangaje ibiki? Ibintu Vava yatangaje cyane cyane ubwo ari kuri live ya Godfather byavugishije abatari bake, nabyo mukanya ndaza mbiguplayingire. Weguma imbere ya screen yawe nk'ibisanzwe, banyita DJ Chapo Master Vibe n'ibindi. Ikiganiro cyo ni Step Up News, wahageze hano kuri Step Up TV show aho ukurikirana amakuru yose. Reka nizere ko na weekend yawe ikomeje kugenda neza, reka nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza. Nge ndaje ngo twiganirire, reka nagutinda twinjire mu makuru ari kuvugwa. Turaza kuvuga ko iyo bita Ambassadors igiye kuba yakora igitaramo. Turaza kuba tuvuga impamvu Drake ataje mu Rwanda muri 2026. Bivugwa ko ubwo Giant of Africa yari igiye kuba ku nshuro yayo ya mbere. Masai Ujiri yavuze ko yaragiye gutumira uwitwa Drake, nawe yari yabimusabye, yifuza ko yaza mu Rwanda, ariko byarangiye bitaje. Byose ndaza kubikubwira mbese ibya Drake byifashite. Mwibutsa ko n'undi Drake yamaze guca agego kuri Spotify, ariwe muntu wasohoye indirimbo ikarebwa n'abantu benshi cyane mu gihe gitoya, mu gihe cy'amasaha 28 ikaba imaze kumvwa n'abarenga miliyoni 13 n'abantu 200,000 kuri Spotify. Akanagego kari gafitwe no bita Kendrick Lamar, kuko indirimbo ye yari yasohoye no Byakaze yarebwe na miliyoni 11 mu masaha 28. Byose turabiganiraho, ndaza kwa nkubwira Yampano. Noneho umugore we nawe yagize icyo agira icyo abivugaho. Umugore wa Yampano yavuze ko Yampano yaramaze igihe amukubita, yamurumye no kwizuru, agaragaza apfutse ahantu hose. Biravuga ko Yampano ubundi byose byapfuye tariki 24 Werurwe 2026 ubwo yamugongaga. Bari bavuye muri sauna, bari mu modoka, amubuza kuba yatwara imodoka, gusa ntiyabyihanganiye, yahise ahitamo kumugonga. Byose turaza kubiganiraho n'ubundi mw'iki kiganiro, ndaza kubikubwira mu buryo burambuye. Ndaza kwambwira yuko ari Nesano afitanye indirimbo mu kiganiro agiranye na Radio Power. Yavuze ko afitanye indirimbo n'abarimo Bwiza, abarimo
Butera Knowless n'abandi gusa nirajya hanze gusa anytime yajya hanze bamwita Madederi nawe yatanze ubutumwa yabwiye abantu ko abantu bari gukoresha nimero ye bari kwaka amafaranga bamwita Dusenge Xenia n'umwe mu bamamaye muri cinema yavuze ko telefone ye abantu bari guhamagara bifashishije izina rye bakaba bakakabana amafaranga noye numva uhamagaye n'umuntu akakubwira ko yitwa Dusenge Xenia cyangwa Madederi nuze kumuha amafaranga ahubwo ubyirengagize kandi ibintu nyine ugenda ubona abantu bitirira abandi bantu no bita Philipita nyuma yuko Yampano avuze itariki y'ubukwe nawe yahise azaravuga ati Irene nanjye nanshakire umukobwa ubundi dukorere ubukwe rimwe ibi yabivuze ubwo yari mu kiganiro akomeza avuga ati nanjye niteguye kuba nakora ubukwe gusa bamushakira ubukwe umukobwa wo muri famille n'ubundi nk'iyuriya wa Naomi. Aish nawe yagize icyo atangaza yavuze ko ari inshuti ye ya hafi uwo bita muri Ndahabi Irene kandi n'ubukwe we ntabwo byamutunguye yarasanzwe abizi kandi nawe yavuze ko yari ari mu rukundo nawe amaze imyaka 2 ari mu rukundo nubwo byari bigoye nyine ubona uri mu rukundo n'umuntu gusa ahora abona ku mbuga bari kuvuga ngo uri mu rukundo no bita Irene byari bigoye gusa imyaka 2 iriheretse uwo bita Aish nawe ari mu rukundo gusa abantu nundi ntago bari bizera mbese Irene koko agiye kuba yakora ubukwe gusa reka tumwifurize ubukwe bwiza Irene buriya abantu bamwegereye bamubwire ko amafoto meza nandi afatirwa usibye kwa Kevin photographer nimba ufite ibirori nimba ufite event inoya nini nahandi babikorera usibye kwa Kevin photographer Irene nawe abantu bamwegereye bamubwire hamagare Kevin photographer kandi kumbuge ngo nanyambagaze aho ugeze hose wandikamo Kevin photographer namwe mwifuza kwamamaza ibikorwa byanyu bikagera kure nahandi babikorera usibye hano kuri Step Up TV show nimero ni 0793838234 iyi nimero iri kuri WhatsApp beta kwa twandikira kuri WhatsApp kurusha uko waduhamagara reka kuhanga bw'ibyuma batuzamurire Kevin photographer ubundi tugaruke dusesengura mbese byifashute cyane cyane kwa Yampano turaza kuba tubivuga neza kuko birababaje cyane reka noneho twinjire mu kiganiro cyacu mbere yo kumva uwo bita Kevin photographer. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel gukorerwa amakarita ibyapa byamamaza flyer na za video zamamaza maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandu sibyo gusa kubakeneye amafoto y'ubwoko bwose yaba wedding event party and a birthday or entertainment with Kevin photographer you can contact us on 078877 3185 and even you can follow us on our social media. Kevin photographer online service, make more than one with us. Turagarutse nyuma yo kumva Kevin photographer nezere ko nimero ze wamaze kuzandika noneho reka nta gutinda twinjire kwa Yampano dosiye ya Yampano yose ndayigufitiye mbese uribaza ngo kwa Yampano byifashe ute aya namakuru avuga yuko Yampano ubu ngubu arafunze cyangwa yatawe muri yombi hariya ku kicaro cya RIB giherereye i Kanombe gusa RIB yo ubwayo niratangaza mbese uyu muhanzi Yampano kubera iki afunzwe gusa Yampano muri video ye yavuze ko yahamagawe na RIB agaturuka aho yarari akaba yaraje kwitaba RIB wakibaza ngo byatangiye ute n'ibintu bimaze ngo iminsi n'ubundi uwo bita Uwineza Diane wamamaye nka Vava atangaje ko bafitanye ibibazo harimo ibibazo byo kumuhohotera akaba amukubita akaba ari na video amashusho yasohotse avuga ko Vava Yampano yamurumye ku izuru urumva ko ni ibintu bibabaje cyane kandi iyi case irasa neza irajya gusa nk'iyo Skytu arimo n'ubu Skytu nayo tubwira ko n'undi nawe arafunzwe kubera gushwana n'umugore we akamuruma n'ugutwi dosiye Yampano ubundi umugore we turi kukubwira side ya Vava turaza no kuri side ya Yampano. Vava we avuga ko ibi byatangiye tariki 24 Werurwe ubwo yahuraga no bita Yampano cyangwa se we na Yampano bari bavuye muri sauna
bari kugenda mu modoka birangira abwiye Yampano ngo reka gutwara uri gukoresha telefone, gusa Yampano niyabyumvishe ahubwo yahise amubwira ngo sohokera mu modoka. Ako kanya nibwo Vava yahise asohoka mu modoka abibwiwe na Yampano kuko yari ari gukoresha. Ubwo Vava yabwiye Yampano ati reka gukoresha telefone utwaye. Yampano we abyumva nabi ahita amusohora mu modoka. Vava avamo agiye gufata umumotari amaze kwambara ingofero se cyangwa casque, abona imodoka iraje aribaza agira ngo Yampano aje nko kumusaba imbabazi amubwira ngo sura mu modoka tugende, ahubwo yese azana umuvuduko mwinshi arabagonga kandi bigaragara ko ngo yabagonze ku bushake. Birangira Vava yituye hasi azana ibisebe ku maguru, ku maboko no ku matako, ari bikomere ngo yaguye hasi bikabije kurya byari no kumuviramo kuba yakitaba Imana. Nuko maze Yampano araza amusaba imbabazi kuko icyo gihe Vava nabwo yahise amuregura, umva yari mu kwa gatatu. Gusa amaze kumusaba imbabazi amujyana kwa muganga. Bavuye kwa muganga ngo yahise amukingirana amwaka telefone, akomeza amubwira ngo ntuzigere umndega kuri RIB, ngo anagaragaza na message Yampano amwandikira amubwira ngo nujya kundega kuri RIB nzahita niyahura. Ubwo byarakomeje umubano wabo ukomeza kugenda nabi, hazamo kujya n'ubundi bakomeza bashonda. Numva iyo habayeho case niji mu rugo byanga byakunda ibintu biba byabaye nabi. Gusa nyuma yaho nibwo byarangiye Vava afashe ikirego cye akijyana muri RIB, aho yagiye kuba yamurega kubera ihohoterwa. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bo bakomeje kuvuga ngo ibi bintu bakomeza babikurikirana. Numva nimbavuyemo case ya Skytu hakurikiraho iya Yampano, bivuga ko ihohoterwa rikomeje kuba rikorerwa abari n'abategarugori, cyane cyane abagore bubatse urugo. Ubwo iyo yari side yo bita Vava, none reka tuze kuri side ya Yampano. Side ya Yampano kugira ngo tutaza kuba twavuga amagambo tumubeshera. Uyu we hari byavugiye kuri live za TikTok kandi murabizi ko hano kuri YouTube live za TikTok zaba Godfather bariya badumba akenshi iyo uzikoresheje bakurya strike, ntabwo twaza gushiramo amajwi. Gusa yabitangaje ujye kuri Instagram yacu mukanya tugiye kuba tubigushiraho kuri Instagram ho nta bushobozi bafite bwo kuba bakuraho izo video. Gusa iyi video dukesha mideli w'abanyarwanda, shout out kuri we, respect kuri we. N'undi inkuru turi kuyikesha yose iri kuva kwa mideli w'abanyarwanda. Reka video tuyiplaying uyumve twebwe na side yacu irimo. Ubwo nyuma ya video ya Yampano sinzi nimba ari ikindi turi buze kongeraho usibye gutegereza ubutabera bugakora inshingano zabwo. Tujye tugaruka twikomereza mbese kuki Drake yataje mu Rwanda, mbese kuki Drake akomeje kuvugisha abatari bajye ku mbuga nkoranyambaga. Byose turabiganira tumaze kumva mbese Yampano na Vava nyirizina bapfuye iki ku ruhande rwa Yampano. Ubwo ku ruhande rwa Vava nabwo tumaze kurwumva. Byinshi urabikurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, aho ugeze hose andikamo Step Up TV Show. Kuri Instagram ni Step Up TV Show, kuri TikTok ni Step Up TV Show, kuri Facebook ni Step Up TV Show, kuri X ni Step Up TV Show. Dukomeze twibanire, we are family. Kubanga bw'ibyuma batuzamurira neza. Yewe zabira Yampano wa Bose. Ndi hano rero kugira ngo mbasobanurire ikibazo nahuye nacyo muri no minsi. Ni byinshi twagiye duhura nabyo ariko byinshi byabayeho. So njyewe rero nagize ibibazo, igitekerezo cyo gushaka umugore. Hura n'umukobwa turaganira, mubwira yuko nifuza yuko yazambera umugore. Arambwira ati nanjye nakubera wambera umugabo. So ikintu cyabayeho ni amakosa, ariko nanone je numvaga atari amakosa kuko numvaga ni umuntu mukuru, nanjye ndi umuntu mukuru. Ntabwo naza n'umugore ntashoboye inshingano z'urugo, ntabwo naza n'umugore nashoboye kubaka urugo. Ariko ikintu cyabayeho, umugore yaje mu buzima bwanjye, nteranya n'inshuti, nteranya n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura. Mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya, ariko yankorera gutuntu. Namwe murabizi muri abantu bakuru, ku buryo ancomekanya n'abantu. Ibazeho
umuntu ageraho akwangisha ababyeyi. Ibyo twarabirenze, ndavuga ati okay, niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu, n'ubundi ababyeyi ntabwo aribo banyubakira, ninjya mbakumbura nzajya kubasura, si ngombwa ko baza hano. Muzi ibintu byose byabayeho, twagize gutya duhura n'ikibazo, video ijya hanze yacu, cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru, ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubaha, mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose, umaze kwiyereka nukora ikintu icyo ari cyo cyose nzagufungisha. So nagerageje uko nshoboye, shaka inshuti, mfite manager wanjye witwa James aba muri Amerika, yari amaze iminsi aba mu Rwanda. Mamagara James, mamagara mu rugo, turaza twiga ku bibazo bya hano, ndababwira ati rero ikintu cyiza kitera akaduruvayo mu rugo rwa hano si uko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Nkamubwira nti ariko kuki cyo kuvugira hejuru, wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo, ukareka kuvugira hejuru. Ibyo byose twarabirenze. Noneho tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose, buri umwe wese azavamo. Vava njyewe nagiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi ntahurira n'ibibazo, challenge z'akazi zarizo zose, bigera mu masaa 9 naramuhamagara, ariko mu by'ukuri nta rundi rwango nari mufitiye, ntari nsinzi aho musize, nari ndi gukoresha buryo ki bushoboka ngo ntahe. So kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8, so rero amasaha yadufatiyeho nkiri guperforming. Icyo gihe rero yarampamagaye, ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi, ubwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi? Ese njyewe nari ngiye mu kabari? Ese mbese mbwira ikintu nari ndimo. Arasara, biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mani kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya ku irebero. Ngiye ku irebero, ngeze ku irebero, umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Turi kwimuka. Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, bitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nza nkamusanga ahantu ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo, sange ni njyewe uri kubiryoza. Ikintu nakoze, nahise ngendera uko, nahise ngenda. Eri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe nari ndi higiriya Bukavu. Ubwo umuyobozi kuri ribo wanyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka hiki? Ntibi bintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga kuko sindi hano kumurega cyangwa kumushinja, ariko n'umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Njyewe Vava kigera mu buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi, kumbi ariko sinicinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero, yakubise agatoki ku kandi ati Yampano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo nibyo, ubu mu mwaka umwe Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Mwamwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho, ndakomeza ndamukunda. Nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba
ari kwanga kubyara muri zino situation z'ibi bibazo by'amavideo, reka mureke simushyire kuri pressure, mureke. Ubwo ngubwo ikintu naketse, yari atwite, yari afite inda iri mu mezi 5, kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranje cyane, akanira stress, agashaka impamvu zituma ava mu rugo, akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Nukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange, ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, niko kuri. Hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntiyabura umuntu uzivava ari kwita understanding ibintu ndi kuvuga. So ikintu nababwira ni mwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute, ntimugire ubwoba, ndahari kandi ndahari. Niyo banjyana icyo nzi cyo nuko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera, ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza. Murakoze kandi ibihe turagarutse, nizere ko wamaze kuba wabisobanukirwa. None reka twinjire ko bita Masai Ujiri. Abantu benshi cyane muramuzi kuko uyu n'umunyabigwi muri basketball, yakinye muri NBA, no abantu benshi bamumenye cyane, kandi akaba ari n'umwe mu bahegwe ba nyiri Zaria Court. Abantu benshi murayizi, herereye hariya i Remera impande ya BK Arena. Akaba ari umwe mu bashinze iyi Giant of Africa, ifasha abanyafrika cyane cyane abafite impano. Abantu benshi cyane mwaramumenye. Akaba ari na perezida w'ikipe ya NBA, ubu ngubu nibwo yabitorewe, bayita Dallas Mavericks. Iyi ni ikipe ikina muri NBA. Wakibaza ngo byifashe ute? Niwe watangaje ko Drake yararaza mu Rwanda muri Giant of Africa yateguye bwa mbere. Ibi yabivuze mu nama ihuza abayobozi b'ibigo bikuru muri Afrika, bayita Africa CEO Forum 2026, yari iri kubera n'ubundi muri BK Arena. Yatangiye avuga ati bwa mbere negura 2026 Giant of Africa. Numvaga na Drake yaza kuko na Drake yabimusabye, ariko yifuza kujya mu bindi bihugu ibirimo Kenya, Nigeria, Senegal, cyangwa agahita ajya muri Accra, aho ngaho ni muri Ghana, abantu benshi murahazi cyane. Ariko ngo ntabwo byakunze kubera yuko mw'ibyo bihugu nta kindi gihugu bafite arena. Aravuga ati, akomeza avuga ati ibihugu bya Afrika mugerageze kuba mwakubaka ibikorwa remezo biri standard birimo nka za arena, kuko avuga ko ni u Rwanda ni urugero rwiza rugaragaza ko arena zigira umumaro. Akomeza avuga buryo ki zigira umumaro ukomeye cyane. Yese abaha urugero rugaragaza nyir'ubwo yakomeje n'ubundi arata u Rwanda, murabizi ko akunda u Rwanda cyane cyane. Yese avuga ati ibaze mu Rwanda abantu bose bamaze kuhaza bibyamamare kubera dufite BK Arena. Akomeza avuga abarimo Doja Cat, abarimo John Legend, Kendrick Lamar, Tyler, Davido, bose bamaze kugera mu Rwanda, na Kizigenza Diamond nawe akaba yarari mu bari maze gukorera ibitaramo mu Rwanda. Murabizi ni ibitaramo bigiye bitandukanye bizirimo za Global Citizen, byose bigenda bibera mu Rwanda kubera dufite BK Arena. Akomeza ashishikariza abayobozi b'Afrika, urabizi ko uyu nguyu ikinashaka ko Afrika nayo itera imbere igahaguruka. Ni umunyakanada ariko ufite amamoko muri Nigeria. Ubwo urumva Drake 2023 twari kumureba gusa twarahombye, gusa turabizi neza ko n'undi dere azaza. Reka nagutinda dukomeze nayo tumuganireho. Numwe mu bari kuvugisha imbuga nkoranyambaga nyuma yo gusohora album yayise Iceman. Iyi ni album ikigera hanze yavugishije abantu benshi cyane, iriho indirimbo nyinshi. Hariho indirimbo abantu benshi bakunze yakuranye n'abari mu Future n'abari mu Mon. Afite indirimbo zitandukanye nk'iyi ngiyi yitwa Make Them Try. Iyi ngiyi niyo yaciye agahigo, turaje tuyigarukeho. Harimo izirimo Dust, izirimo Wise Pass, izirimo My Name n'izindi nyinshi cyane. Izi ndirimbo Drake, iyi album ikintu ivuga ubuzima yanyuzemo cyane cyane, ari kumwe n'abantu bagiye bakorana inzira y'umusaraba Drake yanyuzemo. Gusa iyi ndirimbo akisohora Make Them Try, iyi ndirimbo yahise irebwa cyangwa iplayingwa inshuro miliyoni 13 n'abantu 200 ku rubuga rwa Spotify. Bikaba ariyo byabaye
ariyo ndirimbo ya mbere imaze gukurikirwa mu gihe gitoya kuri Spotify nyuma yuko uwo bita Kendrick Lamar n'undi babahanganye agisora no Byakaze yarebwe n'abantu barenga miliyoni 11 nyine yaplayinzwe inshuro 15 ubwo nimvuga abantu mubati kugira ngo ubisobanukirwe neza yaplayinzwe inshuro 11 kuri Spotify mu masaha 28 gusa iya Drake yo izije ihita ibikuraho yo ihise igira miliyoni 13 n'abantu 200. Reka noneho dukomeze tuvuga ko yo bita Ambassadors of Christ n'undi nayo igiye kujya muri BK Arena dukomeje twubaha. Iyi ni korali yashinzwe mu 1996 ikaba imaze imyaka 30 ishinzwe. Ni korali ibarizwa mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Iyi korali kabiri guteganya igitaramo kizaba tariki 30 Kanama 2026. Iyi korali abantu benshi barayizi cyane kuko mu iminsi imaze iri gukora ibikorwa byagiye bitungura abatari bake, harimo gutera ibiti byabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo, kandi basuye ibigo ngororamuco byinshi bigiye bitandukanye bari kubigisha kuba bareka ibiyobyabwenge, aharimo Iwawa naho bita Gitagata naho bagezeyo. Iki ni igitaramo bateguje abakunzi babo, mbese twakibaza mbese iyi bazayuzuza BK Arena. Gusa barayobeye cyane kuko kurubuga rwa YouTube bafite abasubscribe barenga miliyoni kuko bafite 1.63M kuri YouTube. Urumva ko ni abantu benshi cyane kandi bari kugenda basura n'indirimbo nyinshi cyane. Kamugure amatike nk'abagura amasuka tuzaje kwizihiza imyaka 30. Buriya imyaka 30 ni myinshi, umuntu ujije imyaka 30 abamaze igihe kinini cyane. Tukira ureka manze nkubwire indirimbo dutegeranyije amatsiko menshi cyane, bayita gake gake ya Bwiza yasohoye sound yayo, mbega sound nziza cyane. Chris izina we sound yarayisohoye, ni indirimbo ye My Mind nayo igiye kuba ijya hanze. Izi ni indirimbo dutegereje, gusa ari indirimbo nyinshi cyane zagiye zisohoka mu iki cyumweru, mube mugenda muzikunda muteza imbere abahanzi nyarwanda. Reka amakuru yacu nagutinda tuyakomereze ko bita Madederi. Impamvu twahisemo kugira iyi nkuru, abantu benshi bisanga nkuru rujije ugasanga umuntu araguhamagaye muravuganye ugize ngo ni umusitari. Muribuka hari n'indi story nabahaye y'umujamane wahamagagwaga n'umuntu azi ko ari bushari akamuha n'amafaranga akayamurya. N'uyu Madederi cyangwa se bamwita Dusenge Krenia yamamaye muri cinema, gusa yavuze amenye kuri rwa Instagram ko umuntu uri guhamagara abantu yamwiyitiriye ari kwakabana amafaranga nagari we. Numva umuntu guhamagara kubwira ko ari Madederi cyangwa Dusenge Krenia, mwirengagize murye sini nagari we, kuko bikuvuga ko nimero ye yinjiriwe ikaba iri gukoreshwa n'abandi bantu atari bariko nawe agira abikurikirane. N'umuntu professional kujya kuri MTN bagafunga nimero cyangwa iki, aho kugira ngo abantu bakomeze bahure na scam kuko ikomeje kuzamuka umunsi kundi. Bamwita Irene ku munsi w'ejo nibwo yatangaje ko afite ubukwe no bita Nishimwe Liliane, n'umunyarwandakazi ubarizwa mu gihugu cy'Ububirigi. Gusa akimara kubitangaza byavugishije abatari bake, gusa inyindi Aisha n'umwe cyane mu bibasiriwe cyane n'ubu bukwe. Gusa ubwo ari mu kiganiro na kugihe.com yavuze ko ubu bukwe we yarasanzwe abuzi, nagari ibintu byamutunguye nubwo kumvuga nkoranyambaga bamwihaye cyane. Gusa yavuze ko nta cyamutunguye. N'ubundi Aisha ni yavuze ko Irene ni inshuti ye ya hafi. Gusa ibingibi byaje gute? Bakoranye nyine, batangiye bakorana, abantu bavuze ko bari mu rukundo nabo twavuga ko batigeze bamera nk'ababihakana, ahubwo barabiretse birakura umunsi kundi. Kuryo iyo wakiraga Aisha kuri mikoro wasohokaga wabaga utavuga, nyina kuntu yabaga yagenda utavuze kuri Irene. Rero nibyo byaje kugenda bikura umunsi kundi, biza kurangira uwo bita Aisha bifashwe nkaho ari umukunzi wa Irene. Gusa biza kurangira nyine bipfuye gutya. Gusa na Aisha avuga ko n'undi nawe ari mu rukundo amazemo imyaka 2, nubwo bitari byoroshye kubera abantu benshi bavugaga ngo ukundana na Irene. Urumva n'umukunzi we yahiraga yibaza mbese ko dukundana uriya musore mbona Irene ibye gute.
gusa Aisha yavuze ko ibyo byose n'undi nta kintu byatwaye ku mubano we n'umukunzi. Urumva Aisha ari mu rukundo, Irene ari mu rukundo, ni ibintu byiza cyane. Gusa yongeye no kuzamura ikibatsi wavuga nanone nacyo kitari cyiza cyane. Babandi babamenya ba Papa Sava ba King James banze gushaka bongeye kwibasirwa cyane, ariko Philipita nk'umwe mu bantu badakunda kwibasirwa yahise avuga ngo Irene reka mu challenging napange ubukwe dukorere ubukwe tariki imwe, anshakira umukobwa ubwo baramumushakira cyo kuvuga ngo ubuhe wo muri famille n'undi yo kwa Liliane, ubundi hite nkora ubukwe. Mu bintu byatunguye abatari bake cyane bakoresha imbuga. Gusa Philipita nayo n'umwe Irene avuga ko yazamuwe na Philipita none amutanze gukora ubukwe. Gusa muri the comment yecho twabonye ko none Philipita yaravuze ngo babu nusigaye kunanga ubundi nkahita nyine depression yimumereye nabi cyane. Amakuru yacu uyu munsi reka tuyasoze mu buryo, ariko mbere yuko dusoza amakuru reka nkubwire ko uwo bita Aline Sano ari kuri Radio Power FM yavuze ko afitanye indirimbo n'abarimo Butera Knowless, abarimo Bwiza n'abandi bagiye batandukanye. Gusa biragoye mu Rwanda kubona abahanzikazi bahuriye mu ndirimbo. Abantu benshi bavuga ko ari amashari baba bafitanye. Mu nyibukite neza nimba hari indirimbo muzi wenda ngo Bwiza na Butera Knowless, wapi indirimbo nyinshi naziba zihari zihuza abastari b'abakobwa nyarwanda. Twakibaza ngo kubera iki tuzi impamvu natwe bihora biba. Gusa uko bigaragara nta mubano mwiza hari baba bafitanye. Gusa Aline Sano yavuze ko bafitanye indirimbo, ikibura nuko yaba yajya hanze. Iyi ndirimbo dutegereje cyane, kandi Aline Sano aherutse gusura indirimbo Mugende yitwa Nibikunda ku rubuga rwa YouTube, mube muyireba. Reka njyewe nkubwire ngo ikiganiro nakagaruka mu kanya duhurire kuri stade aho ikipe ya APR igiye kuba yatwara igikombe cyayo. Sinashobora no kwibara kuko ngo ni byinshi cyane. Mambo de Prote byose mu Ndege ya Sport arabigusobanurira. Content yo kujya kuri tele tukaganira n'abana bagiye batandukanye muri gahunda yo kwirinda gutungurwa n'impano zizajya zizamuka mu minsi iri imbere, muri gahunda yo kurera generation iri kugenda ikura umunsi kundi. Byose n'undi tubikesha we wakoze subscribe. Ibyo dukora byose ntago ari twe tubikora, ahubwo wowe ukora subscribe, wowe ukora share, wowe ukora comment, wowe ukora like no dutera imbaraga. Nimba ubonye ikiganiro kigezeho ihangana dukandira like, comment, share, biradufasha cyane, bidufasha gukura umunsi kundi. Niyo mpamvu mubwira ngo respect, nawe wifuza ko muzi kugwa byawe bikagera kure ubikora hano kuri Step Up TV Show. Gusa hari umwe wamenye ibanga, hari umwe wabatanze ibanga bamwita Kevin photographer. Amafoto meza n'ahandi afategwa nimba ushaka gukora memo, nimba ushaka gukora ibintu bitazibagiranwa, gana uwo bita Kevin photographer araza kuba yabigufashamo. Ubu ni njyewe nzagaruka ku munsi w'ejo twiganira mbese byifashe gute. Reka nkubwire ngo uzagire intangiriro nziza z'icyumweru, kandi nizere ko weekend yawe yagenze neza. Ndagukunda cyane kuko nawe nkunda. Banyita DJ N, ikiganiro cyo yari Step Up News.